Turabashimira mwese mudukurikiye mujya mwumva bavuga ngo igihugu cy'amata n'ubuki, ndetse n'abantu baba bashyingiwe cyangwa se bari mu bihe byiza mukumva ngo ari mu kwezi kwa buki. Uyu mwanya tugiye kugaruka ku buki, ubuki mu mibereho ya muntu, mu buzima bwa buri muntu. Ese bufasha iki mu buzima bwacu? Ese ni ikihe kigero dukwiye kubufataho? Ese ibyo tubuziho bitari byo ni ibihe? Ibyo tutabuziho twakabaye tumenyaho byo ni ibihe? Ibyo rero kugira ngo turusheho kubyumva turi kumwe n'umuhanga mu mirire no kuboneza imirire Mukakayumba Anastasie, washinze akaba anayobora ikigo La Pervenche. Tubahe ikaze. Yego murakoze. Igihugu cy'amata n'ubuki. Igihugu cy'amata n'ubuki twarakibwiwe, turacyumva muri Bibiliya. Mbese ibintu byose, umwaka mushya muhire uzakubera uw'amata n'ubuki. Yego. Ubwo rero ubuki urumva bufite agaciro kanini mu buzima bwa muntu? Mu mateka ya muntu, uhereye kera no muri Bibiliya bagiye batubwira uburyo igihe Abayisiraheli bari baragiye muri Egiputi, uburyo babwirwaga ko Imana yabaye igihugu cy'isezerano, ko ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Amata n'ubuki ni ibiribwa bifite sembole ikomeye cyane, mbese nko kwera, uburumbuke, mbese bishushanya ibintu byiza. Umuntu utanywa amata ntarye n'ubuki, umubwiye ngo icyo gihugu cy'amata n'ubuki yakifuza kukijyamo. Cyangwa ugira allergie ku mata akagira na allergie ku buki, ashobora kuvuga ati ubwo mu ijuru njye ntago nzajyayo, kuko niba mu ijuru hazaba amata n'ubuki ari byo tuzarya tukaba ari byo bidutunga, ati ubwo njye napfirayo. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo mu bintu bijyanye n'ubutabire akenshi babitwigishaga baratubwiraga ngo nta kintu cyiza kibaho ku isi, nta n'ikibi kiba ku isi, biterwa na situation. Ku bakoresha imvugo amata n'ubuki twumve ko ari imvugo shusho, kuvuga ngo ni ibyiza bihebuje biruta ibindi. Ubwo ntituvuga amata n'ubuki muri urwo rwego. Reka rero twigarukire ku buki. Ubuki ni kimwe mu bintu abanitritioniste, abahanga mu mirire mukunda gutangaho ibiganiro cyane cyane. Ubuki buhisha iki, burimo iki? Mu buryo bw'ubutabire bw'ibigize ibiribwa, ubuki burimo ibinyamasukari bitandukanye. Harimo cyane isukari ya fructose, habamo isukari ya maltose, habamo imyunyungugu, habamo n'ibindi binyabutabire byinshi byiza birinda umubiri wacu kwangirika. Bimwe tuvuga ngo ni antioxida, zibamo nyinshi cyane, ku buryo rero akenshi muri sosiyete zitandukanye barabukoreshaga mu kuvura indwara zitandukanye cyane iz'ubuhumekero, kuvura indwara z'uruhu, ibisebe byananiranye gukira, ndetse yewe ni naho havuye ngo ukwezi kwa buki bavuga ko bwongeraga cyangwa bwongera fertilité cyangwa uburumbuke, aho akenshi mu mico myinshi ababyeyi cyangwa imiryango itizeraga ko umwana uri buvukire muri uwo rugo ari uwo koko, ari uw'umuhungu wabo. Hanyuma kugira ngo babyizere bafataga wa mukobwa na wa muhungu bakabajyana ahantu cyangwa bakabashyira ahantu bitaruye ari bonyine, nta muntu ubasagarira. Noneho mu byo babahaga cyane kugira ngo bongere uburumbuke, nibura umugeni azahava atwite, hari harimo ubuki. Niho hantu havuye imvugo ngo abantu bagiye mu kwezi kwa buki. Rero bwafatwaga nanone nk'ikiribwa cyongera fertilité, ariko ibyo byanashoboka cyane bitewe n'ibinyabutabire bikigize. Ubuki, inzuki uko zihova, uko zibukora, ni uruvangitirane rw'ibintu byinshi. Reka noneho tubizane mu mirire no kuboneza imirire. Ni ibihe byiza biri mu kurya ubuki? Ingano abantu bakwiye kuburyaho ni iyihe? Ubuki burimo nyine ya myunyungugu nababwiraga, burimo za vitamine zo mu bwoko bwa B, hakabamo kandi n'isukari. Isukari yabwo ni isukari y'umwimerere, ariko nubwo ari umwimerere ni isukari kandi tugomba kwitondera. Rero tugomba kuyikoresha neza. Nubwo ari bwiza, ntabwo ari ikiribwa umuntu akoresha ku rugero yiboneye. Nibura ku munsi mu mabwiriza y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima tubwira yuko tutagomba kurenza hagati y'amagarama 10 na 12 ku munsi. Aho ngaho twavuga
ni ikiyiko kimwe kinini cy'ubuki ku munsi cyangwa se utuyiko tubiri dutoya ku munsi. Ubwo buki kugira ngo bugire umumaro, iriya mimaro tuvuze ishoboke, bugomba kuba ari ubuki bw'umwimerere, ari poroduwi nyine yakozwe n'inzuki, ntago babutetse, nta mwotsi urimo, ntago bongeyemo isukari n'ibindi bintu byinshi bongeramo by'ibinyabutabire bibi babwongera bagira ngo babutubure. Ubwo buki tuvuga ni uko buba bumeze. Ubwo buki bushobora gufasha cyane ku nzira zacu z'ubuhumekero, ku nzira z'igogora, ku nzira z'ubwonko n'ahandi hatandukanye. Rero bugomba gufatwa kuri icyo kigero, bukanafatwa kandi butacaniriwe. Kuvuga ngo ntabwo tugomba kubushyira nko mu cyayi ngo dushyire mu mazi, dushyire ku ziko bitogotane. Ubuki bugomba kujya mu bushyuhe nibura butarengeje dogere Celsius 40. Iyo warengeje aho ngaho butangira kwangirika cyane ku buryo bushobora kuba uburozi ku muntu waburiye, aho kugira ngo bube ikintu gitanga imbaraga, ikintu gitanga intungamubiri zitandukanye. Ubuki hari n'ababushyira mu miti ngo y'inkorora, avanga n'igitunguru cyangwa se niba bavanga n'indimu, byo ubivugaho iki? Ibyo nabyo siyanse igira icyo bivugaho, yuko iyo bwavanzwe gutyo n'ibyo biribwa bindi birushaho kugira ubushobozi bwo kugabanya gukura kw'amabagiteri akenshi na kenshi atera indwara z'ubuhumekero, ndetse bugatuma n'igogora rigenda neza. Ubwo igipimo cyo kiba kimeze gute, kuko hari igihe umuntu arundamo nyine? Igipimo ni icyo ngicyo twavuze, yuko umuntu atagomba kurenza garama 10 na 12 ku munsi. Ibyo ngibyo umuntu adafite umunzani ni utuyiko tubiri dutoya cyangwa se ikiyiko kimwe kinini cyuzuye. Hanyuma abakunda agahiye tugira icyo bita inkangaza n'inturire. Ariko ufata urwabo ukubitamo ubuki ukamaza nk'ukwezi cyangwa angahe, iyo sinzi uko bayita, niba bayita butunda cyangwa butunda n'ibibamo simbizi, ariko hakaba n'inturire, icyo ni ikigage nacyo bashyiramo ubuki, sinzi ubu niba bikibaho. Ibi bintu byo gufata inzoga ugashyiramo ubuki noneho ukabimaza igihe kinini, nta ngaruka byagira? Uko bigenda kose mu nzoga haba harimo kubamo icyo bita fermentation, ibyo birushaho byongera alcohol, ariko icyo kinyobwa umuntu aba yanyweye ni ikinyobwa kiba kirimo n'ibindi bintu by'intungamubiri. Cyane cyane ko buriya buki bakunda kubushyiramo n'ubundi ari mu musemburo, ntago baba biri mu bushyuhe, ntago baba rero uretse kwiyongera kw'igipimo cya alcohol, ariko iyo ni inzoga umuntu yaba yanyweye, ariko ntabe yanyweye gusa alcohol, ahubwo harimo n'izindi ntungamubiri. Rero mu gihe itafashwe mu rugero ari nyinshi cyane, hari ibyo yafasha, mu gihe wayifasha ari resi, hari ibyo yafasha umubiri. Reka rero turebe noneho imikoreshereze y'ubuki muri rusange, mu mirire yacu, mu minywere yacu, ubundi tukwiye kuba tubukoresha dute? Uko tumaze kuvuga niko nyine dukwiye kubukoresha, ahubwo abantu babyumva bate, babukoresha bate? Akenshi abantu bazi ko ubuki ari ikinyobwa cyiza, ari ikiribwa cyiza, bakabukoresha ari bwinshi, bakabukoresha igihe cyose baboneye. Kubera ati igihe sinywa isukari, ubu nayobotse ubuki. Yego. Ibyo bintu abantu benshi barabifite, baranabivuga, bakaba bazi ko ubuki ari ikiribwa gitagatifu, mbese ni ikiribwa cyera ku buryo nta kibazo na gito bushobora guteza ubuzima. Nagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi yuko ubuki butafashwe mu kigero gikwiriye bushobora kuba impamvu y'indwara, ndetse umuntu akanicuza impamvu ibyo bintu yabikoresheje. Gusa rimwe na rimwe ntabwo abantu baba babizi, kuba abantu barabwubaha, baranabukunda, ku buryo gutekereza ko bwateza ikibazo ntabwo ari abantu bose bapfa kubikurura. Ari nayo mpamvu nyine twahisemo kongera kuvuga kuri iki kiganiro. Tuvuge n'urugero, umuntu yanyweye mu gitondo icyayi, ashyiramo ibiyiko 2 binini by'ubuki, arangije asiga ikindi kiyiko kinini ku mugati. Nimugoroba nabwo akora uko kuntu, ashyira mu mata cyangwa se ashyira mu cyayi, ashyira mu buki. Ni ukuvuga ku gipimo mpuzamahanga giteganyijwe cy'ubuki wagafashe ku munsi, wamaze kugikuba hafi nk'inshuro 4. Icyo gihe ikibaho ni uko iyo ubuki bufashwe ari bwinshi,
buba mu bintu bishobora kongera ibiro cyane, kuko ubuki bubamo isukari itanga karori kandi karori nyinshi, na karori zayo zikaba ari isukari yihuta cyane mu maraso. Ikindi cya kabiri, ubuki iyo bufashwe ari bwinshi bushobora guteza ikibazo cyo kugira ibinure ku mwijima, ibyo bita fatty liver. Kimwe n'imbuto nyinshi, kurya imbuto nyinshi nabyo bishobora guteza icyo kibazo. Bushobora no kongera ibyago byo kurwara diyabete, kuko isukari yo mu buki ni isukari yihuta cyane. Hakaba rero donc yihuta cyane mu maraso, igera ku gipimo cya 90% mu kwihuta mu maraso mu gihe tumaze kuyikoresha. Haba hari n'abantu baba batemerewe gukoresha ubuki bitewe n'uko hahandi zihova zishobora kuzana amabagiteri ashobora guteza indwara zikomeye. Abantu bagomba kwitondera gukoresha ubuki n'abagore batwite, kuko hari igihe ushobora gusanga mu buki aho inzuki zahovye zarazanye bagiteri ya botulisme. Botulisme ikaba ari imwe mu mabagiteri aboneka mu biryo, ariko ashobora gutera intoxication ikomeye cyane, ishobora no kwica. Ishobora no gutera ibibazo ku bana, malformation ku mubyeyi igihe aburya atwite atazi ubuziranenge bwabwo. Abandi bantu batagomba gukoresha ubuki ni abana batoya bari hasi y'umwaka. Aho ngaho ubuki bushobora gukoreshwa nk'umuti, ariko ntabwo bukoreshwa nk'isukari ishyirwa mu mafunguro cyangwa mu binyobwa by'umwana bya buri munsi. Abandi bantu batabwemerewe ni abantu barwaye diyabete cyangwa se bafite ibyago byo kurwara diyabete. Kuvuga ngo hari umuntu deja wamaze kurwara, ariko hari na wa wundi babwira kwa muganga ngo witonde, ibipimo byawe uko bigaragara ko ushobora kuzarwara diyabete. Abo bantu ntabwo bakoresha ubuki. Abadiyabetike benshi cyane usanga yararetse isukari ariko agakoresha ubuki. Ugasanga muganga aramuha imiti ariko isukari ye ntimanuka. Kibaza se byagenze bite, bigenda bite? Ugasanga bamwongereye umuti. Ahubwo isukari yo mu buki akoresha buri munsi yizera ko ari nziza, ariyo ihora imuzamurira. Rero hari igihe abantu bavuga ngo nubwo muri Nyungwe, ngo nubwo basaruye muri Tanzania, bavuga ahantu henshi cyane, umva nubwo waba ubuvanye mu ijuru, ibi miterere yabwo karemano mu binyabutabire byabwo ntago wabihindura, kandi uko byitwara mu mubiri nabwo ntago wabihindura. Rero aho bwaba bwakomotse bwose, ubwiza bwabwo uko bwaba bungana kose, ni ikiribwa gifite ibinyabutabire birimo ibinyamasukari byinshi kandi bizamura isukari cyane mu mubiri. Ntago rero wabifata uko wiboneye mu gipimo wiboneye. Urumva ko harimo n'abagomba babubuzwa. Ni ukuvuga niba umuntu abubujijwe abagomba nyine kubureka, tukamenya yuko ni ikiribwa cyiza ariko atari ikiribwa cyiza ku bantu bose. Utubwiye ababujijwe gukoresha ubuki, ariko se ntabagirwa inama yo kubukoresha? Yego, abantu bashobora gukoresha ubuki, wa muntu waretse isukari ku bushake bwe atari ukubera arwaye diyabete, uwo muntu ashobora gukoresha ubuki ariko akubahiriza igipimo cyabugenewe. Kiriya kiyiko kirakorara? Ushaka kuvuga ati ndumva kidakoze, bavuze ikiyiko kimwe kinini ku munsi. Iyo uriye ubuki ku gipimo wumva ko bwakoze, uba wamaze kurengera. Ni ukuvuga niba ushaka ko bukora, bushyiremo mu bintu bikeya, donc muri quantité ntoya ku buryo ubunywa ukabwumva. Ariko nushaka kubushyira mu gikombe cy'icya kabiri cya litiro, ukanywa wenda igikoma washyizemo ubuki, amata washyizemo ubuki, ukumva urabwumva, umenye ngo uba wamaze kurengera. Abantu nanone bashaka kugirwa inama zo kubukoresha ni abantu bafite igogora rigorana. Akenshi babukoresha mu gitondo, bakabushyira mu mazi arimo indimu y'akazuyazi, bakabunywa nta kindi kintu barafata. Ibyo bintu bituma igogora rigenda neza cyane. Rero abo ni abantu babukoresha. N'undi muntu wese wifuza kugira ubuzima bwiza, aho gukoresha isukari ashobora kwisimbuza ubuki, akondisiyo ke agerageza kubahiriza ibipimo bigenwa n'abahanga babashije kubikoraho ubushakashatsi, bakavuga bati iki gipimo cyaba ari cyiza ku buzima bw'umuntu, cyatuma umuntu arushaho kubona ibimukwiriye yifuza, akuramo ubuki. Yemwe no mu bindi bintu bukora buriya bwongera no kurama, longevity.
Wow. Hari amasaha meza abereye aruta ayandi yo gukoresha ubuki, hari imyaka myiza mu kigero cy'imyaka umuntu akwiye kubukoresha cyangwa bimeze kimwe ku byose? Uretse wenda abana twabonye n'abagore batwite bagomba kubyitondera n'abarwayi ba diyabete, umuntu wese ukoresha imbaraga cyane cyane iz'ubwonko yabukoresha, yaba ari abantu bakuze, yaba ari abantu bakiri bato, bose babasha kubukoresha, icy'ingenzi ni ukubukoresha neza. Hari abavuga bati rero ngewe ubuki bwanjye bwo buri no mu binyagu, buri mu binyagu, ntabwo ari ibyo by'umushongi gusa, ari ukuburya buri mu binyagu, hari n'ababurya nyine bakaburya gutyo ako kanya, bo ubabwira iki? Mu binyagu naho ni bwiza cyane, nibwo bita ubuki buri burite, miyeri burite. Ni ukuvuga ngo ni ubuki butigeze buvanwamo ikintu icyo ari cyo cyose, nabwo ni bwiza cyane, cyane cyane kuri ba bantu bafite ibibazo by'igogora cyangwa bagira constipation cyane. Iyo kiriya kinyagu ugishyize muri ariya mazi atarengeje dogere Celsius 40, buriya buki burafasha cyane. Ni bwiza cyane rwose iyo bukiri mu kinyagu, ariko ukarya gato nturye cya kindi cyose. Reka ngaruke ku buryo tubika ubuki. Ese hari uburyo bwiza bwo kubika kugira ngo tubukoreshe neza nta kibazo bufite? Ubuki bugomba kubikwa neza ahantu mu bikoresho byabugenewe. Akenshi ibikoresho bikozwe mu birahuri ni byiza kubikamo muri plastique igihe butazamaramo igihe kirekire. Abantu bakirinda kububika muri bya bikoresho usanga babishyize mu bikombe bavanyemo amata ya nido, biriya bikombe byagenewe gukoreshwa inshuro imwe. Akenshi na kenshi iyo bamaze gukuramo amata, akenshi hazamo n'umugese, ugasanga babihanaguye cyane bashyizemo ubuki, ku buryo nujya kuburya yumvamo impumuro itari nziza. Ibikoresho byiza bibikwamo ubuki ni mu gikoresho plastique yabugenewe, nayo ntabwo ari ya plastique ikoreshwa umunsi umwe. Hari amaplastique ashobora gukoreshwa inshuro nyinshi, zimwe ubona ko ari ibikombe bikomeye, no mu bikoresho ibikoresho by'ibumba n'ibirahuri. Ibyo ni ibikoresho byiza twabikamo. Hari igihe ubuki bwamara kikaba atari cyiza kubukoresha, uko bugenda bukura nibwo byaba biza kubukoresha, cyangwa se uko bwaba ari bushya utanga izihe nama? Uko ubuki burushaho gukura burushaho kuba bwiza, ariko kandi buriya siyanse itubwira yuko ubuki ari ikiribwa kidakenera ibinyabutabire bindi byo gushyiramo kugira ngo babubike bumare igihe. Bwonyine bufite ubushobozi bwo kumara igihe kirekire butangiritse. Banatubwira ko muri za piramide ziriya zo muri Egypt, nazo ubuki babitsemo n'uyu munsi abantu bahasura babasha kubona ubuki bwo muri piramide. Muri bazigiye zabereyeho, ubwo buki bukaba bugihari. Uko bugenda bumara igihe, bugenda bufata bugakomera, bukamera nk'ibuye. Rero ntabwo ari ukwangirika, ni ugukura kwabwo, kandi iyo bukoreshejwe bukuze ni bwiza cyane, kimwe n'iyo bukiri bushya, ariko uko bukura nanone ntabwo butakaza agaciro kabo. Twaganiriye ku buki mu mirire ya muntu, mwerekanye icyo bwamufasha aburiye ku gipimo cyemewe, ariko mwerekanye n'ingorane byatera aramutse abukoresheje ku rugero rurenze, cyangwa se ari mu cyiciro kitemerewe kubukoresha. Ni iki umuntu yasigarana muri iki kiganiro? Icyo umuntu yasigarana muri iki kiganiro ni uko ubuki ni ikiribwa cyiza, gikungahaye ku bitera imbaraga, kuri vitamine zo mu bwoko bwa B, ku myunyungugu n'ibindi binyabutabire bifasha ubuzima bwacu kurushaho kumera neza. Message ikomeye ni uko atari ikiribwa bafata ku gipimo cyose biboneye, ahubwo hari hagati y'amagarama 10 na 12, ari byo bifite ikiyiko kimwe kinini ku munsi, cyangwa utuyiko tubiri dutoya. Tukanamenya kandi yuko abantu bose batabwemerewe, cyane cyane abarwayi ba diyabete. Hari n'abandi barwaye indwara zitabemerera gukoresha ubuki. Ni ikiribwa cyiza ariko kitemewe ku bantu bose. Impamvu tubivuga ni uko mu gihe abantu bamaze gukanguka bashaka kugira ubuzima bwiza, baravuga bati reka nsimbuze isukari ubuki. Rero ni ukugira ngo no muri iryo simbuza ubuki bukoreshwe neza, bwe kuba kandi ingorane yaruta ibyo umuntu yaretse, ahubwo muri kwa kugenda tugira ibyo twunguka duhindura ariko mu buryo n'ubundi burushaho gukomeza gusigasira ubuzima bwacu.
kumenya ko hari abantu batabwemerewe, cyane cyane abarwayi ba diyabete. Akenshi rwose twongere tubisubiremo, ubuki ku barwayi ba diyabete ashobora kubufata wenda agize isukari nkeya cyane kuri uriya witera insuline, ariko kubushyira mu biryo cyangwa mu binyobwa bya buri munsi ntabwo byemewe ku barwayi ba diyabete, ndetse n'abantu bafite umubyibuho ukabije nabo buriya ni abagomba kubyitondera kuko buzana karori nyinshi. Rero bitewe n'uko n'ubundi aba akeneye kuzigabanya, ntabwo ari ikintu nawe yasimbuza isukari ngo avuge ngo naretse isukari none ngiye gukoresha ubuki. Ni ikiribwa cyiza, hari abacyemerewe n'abatacyemerewe. Ni ikiribwa kandi gikoreshejwe neza ku rugero rwiza gifite inyungu nyinshi ku mubiri wacu. Rero mu mpinduka tugire impinduka, tugire transition ariko zifite n'ubundi zikomeza kuba ziri positive, zifite ingaruka nziza ku buzima bwacu. Ubuki buraryohera, buranurira, ndetse tunanabyifurizanya ngo uzagira umwaka mushya muhire uzakuberaho amata n'ubuki. Abajya kure bemera iby'ijuru bavuga ko ari igihugu cy'amata n'ubuki, birerekana agaciro ubuki bwahawe kuva umuntu yabaho. Ariko mubonye yuko ubwo buryohe, uko kuryohera kwabwo, igihe budakoreshejwe neza bushobora kuzana ingorane, ariko nanone bukoreshejwe neza ni ikiribwa cyiza, ikinyabutabire cyiza, inzuki burya ntako zisa. Twaganiraga na Anastasie Mukakayumba, muganga wacu w'imirire no kwiboneza. Mwakoze cyane muganga. Yego namwe mwakoze. Umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Yego nawe ku bipimo byiza, n'abagana Pervenche bose. Yego. Amata n'ubuki. Ubona amata tuzagira igihe cyo kuyavugaho kuko tuvuze ku buki. Tuzayavuga. Murakoze rero, twabifuriza nyine gukomeza kugira ubuzima bwiza. Mwumvise ko dukwiye gukoresha ubuki, ibyo dukwiye kubahiriza nk'ibipimo, ariko nanone n'ibyo dukwiye kwitwararika mu gihe dushaka ko kubukoresha bitugira akamaro. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.